umuvugo urisa mwisiye ndaje mbasanga ni munyumve basangiza ibyo wasayuye nagira isura akansayura kamisura NAWUSA nawe ARISA nari mwisayo narasaraye nabaza nagira isura narasayitswe n'ibyaha nafite uwankura mu ngamisura maze Yesu aransayura misura NAWUSA nawe ARISA nari narazimiye ndiyo kure nambaye icanga nagira ijambo mu bandi nari umwihebe utiringiye kubaho aho niho basanze mwana w'Imana tujyana isano mpindura umuvandimwe NAWUSA nawe ARISA navukiye muri iyo sayo ibyo nkora mbikorera muri iyo sayo kandi bikabonwa n'abari muri iyo sayo ariko nza kumva inkuru yansayura muri iyo sayo sinayitaho nkomeza kwinezeza muri iyo sayo natumwe aho yigishwa n'abahanuzi anyandikira urwandiko ari bibiri ijambo ry'Imana ngo ninyumva mve muri iyo sayo sinayitaho nkomeza kwinezeza muri iyo sayo yohereje umwuka wayo nganyemeza ibyo muri iyo sayo anyereke n'inzira yansayura muri iyo sayo ariyo kwizera umuntu Kristo yakoreye ku musaraba ngo maze nyizwe NAWUSA nawe ARISA nayishuye ko ndi muri iyo sayo mbona ububi bwanjye rwose ndi muri iyo sayo ko nta n'ukwiriye kundeba ndi muri iyo sayo ariko Yesu aramamagara ati ngwino mwana wanjye niyo sayo erega niwe naje kureba umukureho iyo sayo NAWUSA nawe ARISA ndamwegera n'ibyishimo byinshi ntiyatinya kunyakira niyo sayo amfata ukuboko aranyoza amurikira imbere y'Imana nduwera n'umuziranenge nagaba NAWUSA nawe ARISA igicuku cyari cyarabuditse mu isi ibitambo n'amategeko byarananiwe ibicumuro byarabaye icukiro iyo utamurikiriye isi maca hehe ba n'igicamuce narakiwe mu bantu NAWUSA nawe ARISA yasizeho ikimenyetso cy'umwuka wera n'umwami wanjye koko kuko ashoboza inzira yo gukiranuka bitavuye mu mbaraga zanjye ahubwo bivuye mu rukundo yanyeretse ku musaraba sinyigira ubwoba bwo kuzapfa kuko yapfuye mu kimbo cyanjye yaminduye wera n'umuziranenge imbere y'Imana nagawe NAWUSA nawe ARISA byose mbikora muhimbaza atari kugira ngo anyemere ngakunda abantu kuko nabo yankunze nkanga icyaha nkuko nawe acyanga ngakora byose kugira ngo izina rye rihabwe icyubahiro kuko nta wundi wisa nkawe nta cyanandukanya n'urukundo rwa Kristo haba ibiriho cyangwa ibizabaho haba ibiri mu isi cyangwa ibiri mu ijuru haba imiryango cyangwa inshuti nta kintu na kimwe cyabasha kunandukanya n'urukundo rwe kuko ARISA mfite umunezero udatangwa n'inshuti udatangwa n'imiryango udatangwa n'abavandimwe ahubwo uva mu rukundo yanyeretse ku musaraba igorogota NAWUSA nawe ARISA nimwe bataramwizera nimuhunge mukiri umujinya uzatera kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo abariho begumeze kubaho ku bwaho ahubwo babaho ku bwo babapfira kanabazukira erega NAWUSA nawe ARISA ese uvuga gukunda Imana wanga mugenzi wawe ubwo si urukundo ko Kristo abo yakunze bategekwa gukunda abandi nkuko nawe yabakunze kuko ARISA ese waba ushaka ubugingo bw'iteka ese waba ushaka kureka ibyaha ese waba utinya igihano cy'ibyaha Yesu ategeze ibiganza ngo muze mu musange abashoboze kureka ibyo byose byabananiye kuko NAWUSA nawe ARISA niwe Mesiya ukiza ibyaha by'abari mu isi niwe waducunguje amaraso ye niwe ibyaremwe byose byaremewe ngo tubone ko barirwa ibyaha NAWUSA nawe ARISA navugaga uwisa udasa n'abisi wishaje ibyaha by'abari mu isi agasingizwa n'abari mu isi ari we Mesiya NAWUSA nawe ARISA reka nsoze ngane igicumbi sezera bakiriye mu nganzo yo kwamamaza ibya Kristo n'abatarizera ngo baze bakizwe n'uwo Mesiya ukiza ibyaha by'abari mu isi NAWUSA nawe ARISA